ushangiriye pfiriya murayireba nkagenda nkoga nkavayo nkarenga nkagera iriya nkagaruka murabireba nabo ukuntu ibintu byifashe. Uyu muntu rero nahisemo ko abandi barimo gushaka ifoto yanjye wenda ariko bashaka ifoto sikoviye yasezeranye mw'abantu mwe ntabwo nishingiye barayibuze pe. Bashaka umugabo twifotoranyije duhuriye mu bukwe bapositinze, twahuriye ku rusengero, twahuriye mu nama, bati uyu niwe mugabo wa Scovia. Abandi batishwita ntabwo ari uyu ntuza n'uwanuza. Umugabo wanjye Rwanda n'isi bamwe muri bo baramuhiga. Aho nanjye ndi umugabo wa Scovia namushaka. Namushaka pe. Abandi bati impamvu buriya muri Scovia umugabo warakomeye. Pastor umugabo wanjye aracyakomeye n'ubu. Pe arakomeye kuruta abagabo bose muzi. Mwese abagabo bose ku isi banzi nambaye nawe nturukiriya muri korodoro. Ushangiriye pfiriya murayireba nkagenda nkoga nkavayo nkarenga nkagera iriya nkagaruka murabireba nabo ukuntu ibintu byifashe. Uyu muntu rero nahisemo ko abandi barimo gushaka ifoto yanjye wenda nsinziriye babuze wanzi nambaye ukuri, niyo mpamvu akomeye kuruta abandi bagabo. Uriya babifashe kuri kamera urambwiriza. Ariko igikomeye ni iki? No kuva kera ntaramenya ko WhatsApp zizaza, ntaramenya ko ibi bintu bizaba, sinigeze negeranya ibyo bintu ngo mbishyire hanze. Narinzi ko abantu bazamenya ko nitwa Scovia Mutesi. Ntabwo abantu bigeze babona ibyo bazana. Mw'abantu mwamwe dufite stoke z'intambara, muremera ko hari imyaka tuzagera tukabona impunzi zihunga amafoto. Igihe kizagera tukabona impunzi zihunga video. Umuntu akava mu Rwanda akajya muri Amerika muri leta itagira umunyarwanda utuyemo ahunga video. Bakajya ntihazagira umenya yaturuka bayanza ati jye iwacu ni muri Senegal niba yirabura. Yaba inzobe ati dutuye hafi ya Ethiopia iwacu, kugira ngo atazagira umenya ko ari uwo mu Rwanda ngo bamuhuze n'ifoto. Abo byarenzeho rero tukabikora. Ahahise ntabwo tujya tuhaba, tuba twarahavuye, ariko aho turi n'ahazaza twahaba. Roni wacu ni mu cyaro, nje Kigali vuba. Pastor gakweto karekare iyo nkambe bambwira ko ngendanya. Aho nkavuga ngo nzahengama kugeza ubwo muzamenyera ko guhengama ariko ngenda. Bajya no bakabona ntabwo menga ni kwinkweto yananiye bakagira ngo gukimbagira, ariko ntabwo bazi hagati yo gukimbagira no kunanirwa n'inkweto n'iki kirimo kuba, kuko sinabahaye umwanya wo kugisobanura. Ndagira ngo mbabwire ababyeyi ntimukajye mwisobanura ku mpamvu z'amahitamo yanyu. Isi duhoza mu manza, isi ihoza ituburanisha, amahitamo yanyu atangiza umuryango. Ariko iyo ufoto y'ifoto ukayipaburishinga cyangwa ukayishyira hanze, ubwiye rubanda ruto n'urukuru, urwarezwe n'urutararezwe, abarwaye mu mutwe n'abazima, abanyabwenge n'abaswa, ngo mwese nimuze mugire icyo muyivugaho. Iyo uyipaburishinze nicyo ubuvuze, mwese nimuze mugire icyo muyivugaho. Nibaza kuyivugaho rero ntukarakare kuko wabahamagaye. Umwana afashwe n'umuriro, ushyize akantu mu kwaha agapima, ndagakura he? Kaba kakiza gatya gafitemo umuriro upima kanga, ukagapositinga n'umwana wateye akantu. Mu by'ukuri ni muganga wohereje ngo umaze ngo umwana iyo afite umuriro ungana utya aba yarembye cyangwa umwana muganga arimo arashaka umutsi ngo amushyiremo amuvure malariya cyangwa icyamuteye, urimo urafotora umwana wadupositingiye. Noneho mwajya kubihura rero mwe b'abarokore mukandika ngo Uwiteka ube mu ruhande rwacu. Nuko abamarangamutima bakijijwe
bagatangira ngo Yesu ari kumwe nawe. Mukozi w'Imana, mwene data, muvandimwe, turimo turagusengera. Mukobwa wa Yesu, ntugire ikibazo. Abo saba babaye imfura. Dufite abandi bantu bari buze bafate ya foto bandikeho ngo ubundi suyu ngo ubona yazamara iki ngo nashaka apfe. Uwo ni umwana wawe. Abandi agafotora umwana we akavuga ati mukobwa wanjye mwiza Imana yampaye. Batari kubwiye bavuze abana beza, ubona ari uwo koko? Ubu ni kucyana cyawe gisa nk'impyisi. Ukababara uti umwana wanjye bamututse. Mu by'ukuri nta muntu watutse umwana wawe. Halo? Nta muntu wigeze atuka umwana wawe, niwe wamututse. Ese iyo foto niba uyikunda iyo uyishyira muri salo mu rugo, niba ushaka kujya ureba umwana wawe umukumbuye ukamurebera kuri telefone. Mu Kinyarwanda bajyaga bavuga ngo murarata abana impyisi, murarata ubuzima bwanyu kandi abantu ari indisipurine, murarata ubuzima bwanyu abantu ari abapagani. Muri isi dufite abantu batatu tubana nabo. Umuntu ukwanga atakuzi, atarakubona, akababazwa n'icyo wakoze kizima n'icyo wageze, akakwanga completely. None ugasigara umugiriye imbabazi ukavuga uti se Mana, uyu muntu ubu hazabaho ate kazapfa yiyahuye koko? Ubazize iki? None ugasigara umugiriye imbabazi aho kugira ngo ubabare. Hakaza undi muntu wa kabiri uhora ugusabira, ugukunda atarakubona. Tukagira n'abandi bantu badukunda, tubana nabo, bakadukundira uko batuzi, uko twakuze, iterambere ryacu, kandi bagahorana kwifuza ko babona dufite byiza biruta. Ariko uyu muntu twanga tutamuzi tumuzi, kuki tumuha umwanya wo kuduhemukira? Kandi mwese uko muri hano ntabwo mufite imitima yo kwakira uko abantu babavuga. Mushobora kwiyahura, ushobora kwiheba, usigara wibaza uti ubu abantu bo banyitegereje, si ya foto yanjye babonye abantu bamvugaho, ntiwari wambaye ubusa, ariko umuntu yakuvuzeho nabi. Nicyo ndimo mvuga ngo abantu nimugerageze ubuzima bwanyu mubusangize abo mu buzima bwanyu, sibyo?